umuntu wese afite uko arambagiza gusa hari ingingo z'ingenzi. Nta muntu wese wakwifuza gushaka umukobwa w'umusambanyikazi cyangwa umusore w'umushurashuzi. Abantu bose bakeneye umuntu utagana aho hantu. Nta muntu wakwifuza kurongorwa n'umugabo w'umujura cyangwa n'umugore w'umujurakazi. Ibyo byose ni imico mibi igaragarira amaso yuko atari ikintu cyiza cyo kuba waheraho mu itangiriro ryawe ry'urukundo kugira ngo ugihereho ku muntu umeze gutyo. So umuntu wese rero yifuza gutangira umushinga w'urugo n'umuntu mwiza yumva yifuza umutima we. Umukobwa uko akora akazi ko mu rugo mumureba mukomeza mumureba, yaza kujyamo mu gikoni mugahita muza mugaterura mukirukanka. Wenda ari mu rugo wenyine. Nubwo hari abantu mwarirukankaga baza mukabakubita. Oya da. Ni impamo y'Imana. Nawe yakwanga yabarusha imbaraga mukamukubita kugeza igihe yemereye. Mukamutwara. Mukagenda mukamugezayo mugakinga, ubwo ugeze kuri urwo rugo mugakubita. Icyo gihe ntago amategeko yabirebagaho, se ntago amategeko yabagaho. Amategeko hari igihe abantu babitwara nk'ibintu bibaho. Ku buryo n'amategeko ari aho ngaho biba birenze amategeko n'urugero. Nk'urugero ubwo se nk'uwo baciriye amata bakamwambika umwishywa, ubwo itegeko ryabivugaho iki? Ntibamutwaye baramugusigiye. Mbega it's up to you kumuduha cyangwa ukamureka. N'umureka azagwa ku mashyiga, n'umuduha azarongorwa. Surumva rero ni imihango y'igihe cya kera cyane. Turabasuje cyane inshuti bakunzi ba Kiana TV show na Good Face TV. Amahoro Imana itanga nabane namwe. Rero turabakire cyane abari hirya no hino, nawe ufunguye iyi video. Nkuko mubibona imbere ya kamera zacu dufite umukozi w'Imana, umuvuga butumwa, umujyanama w'abantu benshi cyane. So rero turakwakiriye umukozi w'Imana. Nanjye nishimiye kwakirwa namwe. Amahoro y'Imana baganzeho. Mumeze neza? Turashima Gitare. Mwatangira mwibwira abantu badukurikiye wenda batabaza amazina. Amazina yanjye ni Jay Murenzi. Abandi umuvuga butumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Nkunda abantu bose n'Imana ndayikunda. Ibindi Imana iduhana n'umugisha. Amen. Rero mwatangira musenga nyine nk'abavuga butumwa kugira ngo dutangire ikiganiro cyacu. Witeka Mana Usumba byose turagushimye, turaguhimbaje kuri Imana nziza, tukuzamura ishimwe n'icyubahiro ko twabyutse bikemera, n'abadukurikirana nuko babyutse bikemera. Izina ryawe rikomeze guhimbazwa no guhabwa icyubahiro. Abera wa Siyoni turakwinginze nguze wane natwe muri kiganiro, ibi byo turi bubazwa byose mwami tuze gusubiza tubwirijwe nawe. Kandi ijambo rituka mu kanwa kacu riba ari ijambo rihumuriza, riba ari ijambo rikiza imitima, riba ari ijambo ridasenya ibyo risanze. Turakwinginze mukunzi mwiza kugira ngo n'abadukurikirana wera wa Siyoni muri aka kanya batamerewe neza, ururu kubagirira neza mwami. Mu izina rya Yesu nsenze nije, amen. Rero uyu munsi tugiye kuganira ku kiganiro kigendanye n'urubyiruko. Turi kwibaza tuti nkamwe nyine muba muri nararibonye wenda mu bintu mwaranyuze muri icyo cyiciro cy'urubyiruko, mufite ibintu byinshi cyane mwabwira urubyiruko, kandi nkamwe nanone b'abakozi b'Imana mufite ibintu byinshi bindi mwabwira urubyiruko. So rero tugiye kuganira ku kintu cyitwa kurambagiza cyangwa se kurambagizwa. Abenshi nyine mu itorero ubusanga bavuga bati turambagize bande, wenda benshi bavuga bati nta bakobwa bakiriho, abandi bati nta basore bakiriho, abandi bati ubundi wenda reka duhere nkamwe kera. Kugira ngo uhitemo umusore warebaga kuki mu gihe cyanyu? Wenda ntago mvuze wowe urageneraliza cyangwa se muri rusange uvuga ati kiri igihe wenda wabaga ufite akagare uwo yarambagizaga wese byaremeraga. Reka nsubizeho nsubire inyuma gato ahantu waruvuze ngo abantu baravuga ngo nta bageni bakiriho cyangwa se nta basore bakiriho. Yego. Nta muryango upfira gushira. No kuvuga ndimo vuga ngo upfira gushira nkuko ijambo rivuga, ahubwo nta bantu bose wavuga ngo nta bakobwa bariho. Ko abakobwa baravuka, abasore baravuka. Yego. Dufite inkumi, dufite ingimbi, dufite icyiciro cyose wabona mu mugeni. Yego. Rero nagiye mubwira ko bahari. Rero kugira ngo ubwire umuntu ngo kurambagiza bya kera bitandukanye n'ibyubu. Igihe cyanjye bitandukanye n'igihe cya ba mama. Igihe cya mama gitandukanye n'igihe cya ba nyina nabo.
cyangwa se byose bitandukanye n'iki gihe tugezemo. yego Rero ibyo byose kubera ibihe tugenda tunyuramo bisimburana bituma imirambagirize iratandukana. Ya kera washoboraga no kugenda gusura umuhungu ugakunda umukobwa w'ahantu ukagenda ukamuvunderezaho amata ukamwambika ikintu bitaga umwishywa ukaba yabaye umugore wawe ukiruka, ariko iyo bagufataga barakwicaga. Yego waragendaga wajunditse amata. hari akantu bita umwishywa ku bantu batizera nyine we ni kera urumbaje mirambagirize ya kera. urumva ariko nawe si mu gihe cyawe. Ni kera cyane. Ni kera cyane. Ukagenda ukamushyiraho, n'ubu hari abakibikora ariko iyo ngiyo mu giturage atari mu Rwanda ariko mu mahanga. agenda agafata umwishywa, ni agati kitwa umwishywa, kazagushyira mu ijosi gutya akagushyiraho amata akiruka ariko agomba kuba azi kwiruka. aba ari kumwe n'abandi basore kugira ngo nibagumufata bakarwana barwane nabo, kuko urumva umwana wabo uba umutwaye ku ngufu, kandi iyo bamaze gukora ibyo ngibyo baramuguha nta kundi kuntu afite kubigira. Reba noneho rero yakorewe iyo mihango ku bantu, ku muntu yenda iwabo wa mukobwa babona batashyingira, cyabaga ari ikibazo. Kandi icyo gihe baga bikoze gutyo ntimumumuye, wa mukobwa yaheraga ku mashyiga. Yagwaga ku mashyiga, ntabwo yarongorwaga, ntabwo yongera kurambagizwa. Iyo ni imihango rero y'igihe cya kera cyane. Nibyo nakubwiye ngo imiryango igenda isimburana ihererekana. Rero urwo ruhererekano rwose rw'ibihe bituma n'imirambagirize itandukana. Icyo gihe urumva ko ibyo byakorwaga, ariko ubu ntabwo bigikorwa. Usibye ko hari abagikora. Ngira ngo wagiye wumva ibintu byo kuva guterura mu 94 abantu bagendaga guterura n'imihango, ni imico bari barakweye Uganda. Warazaga mukaza muri abasore mukisha ahantu, umukobwa ko akora akazi ko mu rugo mumureba, mukomeza mumureba, yaza kujya mu gikoni mugahita muza mugaterura mukirukanka. Wenda ari mu rugo wenyine, nubwo hari abantu mwarirukankaga baza mukabakubita. Ni impamo y'Imana. Nawe yakwanga yabarusha imbaraga mukamukubita kugeza igihe yemereye, mukamutwara. Mukagenda mukamugezayo mugakinga, ubwo ugeze kuri urwo rwo mugakubita. Icyo gihe ntago amategeko yabirebagaho, se ntago amategeko yabagaho. Amategeko hari igihe abantu babitwara nk'ibintu bibaho, ku buryo n'amategeko ari aho ngaho biba birenze amategeko. N'urugero nk'urugero, ubwo se nk'uwo baciriye amata bakamwambika umwishywa, ubwo itegeko ryabivugaho iki? Ntibamutwaye baramugusigiye. Mbega it's up to you kumuduha cyangwa ukamureka. N'umureka azagwa ku mashyiga, n'umuduha azarongorwa. Surumva rero ni imihango y'igihe cya kera cyane, isibyo. Ibyo byose rero nabyo biri yageraga se basi haraba yabaga yarambagije, umuhungu yabaga yarambagije, ariko umukobwa yabaga atamuhisemo. Wabyumva aho bibera kaga. Umuhungu yarambagije yanakunze, araje guciriye amata, agushyizeho, urumva byo yazaga akuze. Yes, akuze, ariko wowe ni wakunze, ariko wajyaga ukazagera ugakunda. Barubakaga se nicyo cyozo nayo. Barubaka kandi bakaramba pe, nta n'uwatanaga bagiye mu rugo buri. So bivuze iki rero? Bivuze ko umwe muri mwebwe yarambagije agakunda, hari igihe byakunda bikemera. Mu gihe cya kera nabyo byarakoraga, sibyo? Cyangwa se imiryango ikarambagizanye, papa w'umukobwa na papa w'umuhungu wenda barisangira agacupa, umwe ati wazanshyingiriye umukobwa, undi ati ntabwo nakwima umugeni, bagahana inka, bagahana n'abageni bibera iyo ngiyo, abana ntacyo bazi ngaho. Ukazaza ukabwira umuhungu wawe atari ko hariya hari inkumi, ugomba kujya gushaka hariya, kandi bikabaho. Papa wawe yakubwiye niwe uzagukwera, azaguha umunani. Yego, si n'umunani aragukwera akakubakira buri kintu cyose. Yego, ubwo se wakwanga kurongora uwo mugeni? Kera byari byoroshye. None urumva rero nawe ukavuga se papa ko ari uzankwera, akaba yantungiye agatoki, nintarongora kwa naka ntazatanga inka, ukagenda ukarongora wa mukobwa. Urumva na se nawe cyangwa umuryango yaragenda akicaza umukobwa tubwita uzajya gushaka hariya. Ibyo nabyo byari ubundi buryo bwo kugera gutegura kurambagiza, kandi byarakoraga, kandi barubakaga zigakomera. Sibyo? Ikindi niyo zitakomeraga waravuga uti se ndataha hehe ko ababyeyi banjye bantanze, ndasubira se mbabwira iki? Wanasubira kuvuga ati niko zubakwa, genda muko, genda wubake, kandi ukubaka koko.
sibyo hari izabaga nziza hari izabaga mbi cyane birumvikana sibyo kimwe n'ubu ngubu urambagiza umukobwa umukunze akakwemerera mugashakana nyuma y'amezi 2 nyuma y'amezi 3 rugasenyuka nose bavuga ko mutakundanye oya mwarakundanye yego ariko buriya muba mutarashishoje hari ibintu muba mutarashishojemo so rero ngewe ku bwanjye umuntu arambagirizwa n'Imana akubakirwa n'Imana nko mu gihe noneho twazamutse nyine nko mu gihe cyanyu noneho mu gihe cyanyu kugira ngo wenda uvuge uti uyu musore wabamugomeza utya oya no mu gihe cyacu ntabwo twari abanyamujyi cyane ngira ngo mwihitiragamo noneho ubwo mu gihe cyanyu gusa ndakubwiye ngo umenye ko icyo gihe natwe nta terambere ryinshi ryari hari yego nta telefoni yari hari nta telefoni nta interneti cyane mbega ubumenyi bwari buke ku buryo wamenyaga ibikuri hafi ariko ubu umuntu amenya n'ibiri kure sibyo so rero ibyabaga bikuri hafi nibyo wamenyaga ariko nabyo ntibyari bibi si umuntu niba yaragukundaga nyine ibyo rero byose urabizi ko nta mukobwa uhitamo hahitamo umusore so rero ugira ubuntu akagira uguhitamo cyangwa abaguhitamo kuko hari ubwo bazaga ari 2 cyangwa ari 3 bose bakubwira imishinga yabo bafite ariko warebagamo warabanza ko gashishoza ukavuga utari ku uyu muntu ndabona byavamo nkurikije kanaka ndabona bitavamo nk'urugero niba umuntu aje gutereta ukabona ari umusinzi nese data no bwa usenga uzasenga akire nukuvuga ngo hari ibintu ubona hakiri kare ukabyavoidinga ukavuga toya uyu nguyu afite ni umugabo mwiza rwose yatunga urugo rwe ariko afite defo y'ubusinzi sibyo undi nawe akaza ko nubwo baza kurambagiza hari abandi bantu bakubwira ati nyabone kuri hasi mwiza nyabone kuramenye uzabe uramenye utazajya mu bintu bitari byo cyane undi akazavuga ati ariko uyu muntu gabo rero waje guteretana umusambanyi uramenye b'amaso cyane so ubwo rero hari igihe urukundo ufite umwe muri bo nubwo afite defo ariko urukundo ni inkomyi yego ukavuga uti ariko namukunze ikizaba nzirengera ukagenda iyo wagendaga nyine hari ubwo wagereraga ubuntu waba uzi gusenga yenda izo nzoga zikarekeraho cyangwa se imyuka y'ubusambanyi ikavaho cyangwa se bigakomeza nawe ukajya muri uwo mushinga w'ibibazo ubwo ugasenga nyine n'ibyo so rero kera ni uko nk'uko abantu bahitagamo bazaga ari benshi bakakurambagiza ugahitamo nawe ushaka birumvikana nyine n'icyo gihe noneho nakubajije icyo wabaga ufite nyine urareba nk'ubu ngubu wenda nk'abakobwa benshi gusa twebwe ibitandukanye n'ubu twebwe ntabwo wafataga abasore 2 3 4 ngo ube serious nabo bazakurambagiza ugahitamo ukaba serious nabo yego ariko ubu ngubu umusore azakurambagiza n'undi akaza ko ni ibintu bisanzwe byabagaho na kera bose ukabafata bose ukwishyuriye school fees ugushyiriye fuel mu modoka ukwishyuriye inzu wamo umusatsi bose ukabarya amafaranga ukabitaho twebwe cyane ntabwo twafata amafaranga y'abagabo oya yazakurambagiza nubwo abaga afite amafaranga menshi ntabwo yafataga kuko twari twaratojwe ko nta muntu ufata ikintu cy'umuntu w'umugabo yego wagomba gukorera amafaranga yawe cyangwa iwanyu icyo bataguhaye ukakiborera icyo ndi kwibaza nyine kugira ngo uhitemo nibyo nkubwira ngo ibi byose nibihe byabihinduye yego kugira ngo uhitemo nyine uvuga ati wahitagamo ujyanye n'ibyo wowe wifuza ibyo rero nibyo ndi gushaka none nabikubwiye nakubwiye ngo bazaga ari nka 3 cyangwa 4 cyangwa 5 ni ukuvuga ngo niba baje ari bose ndaganira nabo uwo numva cyangwa se nanjye ngukorera ubushakashatsi nibambwira kuri umusinzi nibambwira kuri umusambanyi ntabwo nzagukunda sibyo ariko nakubwiye ngo harimo abakundaga bajyanye n'amarangamutima yabo akavuga ati ariko nubwo ari umusinzi igihe namukunze kuko umukobwa wakunze ntabwo wabimukuramo yego akaba yasanga wa musore ariko yagerayo bikazamba cyangwa yaba asenga cyane bikaba yamuhindura none se nk'ubu ngubu wenda hari igihe wenda urareba nk'umusore yafite imodoka kugira ngo ubone umukobwa ukwanga biragoranye gukunda umusore kubera ko afite imodoka kubera ko afite inzu kubera ko afite ibyo byose ntabwo nahakana ko urwo rugo rutakubakika sibyo hari ubwo wagirirwa ubuntu ukamukunda kubera ibyo afite
kandi urugo rukubakika. Kimwe n'umukobwa ufite imodoka ufite inzu akunda kugwa ku mashyiga kubera ko abasore baramutinya, kandi nyamara ari mwiza kandi yanakubaka, ariko gusa bakamutinya. Ariko mvugiye ku basore, abakobwa bakunda ibintu, hari igihe agenda akurikiye ibintu ariko bya bintu si byo bizubaka. Wa musore nagira ibyago akava ku kazi agatangira kugurisha imodoka, agatangira kugurisha inzu, uyu mugore azagenda, kubera ko ntabwo yakunze umugabo, yakunze ibintu. Ni ukuvuga ngo kugira ngo urugo rwubakwe nuko ibintu bigumaho. Wabyumvise? Ibi bintu nibitagumaho ntabwo urugo ruzubakwa. Rero ku bwanjye njya nkunda kubwira abantu ngo mujye mushingira ku rukundo, kuko rw'ukuri, tudakurikiye ibintu. Kuko ushobora kunkunda ntafite ibintu, ndi umugabo, ejo nkabigira. Nibyo na comparaga. Ushobora kunkunda mfite ibintu bikagenda, nawe ukagenda. Nibyo nageranyaga wenda nibyo mu gihe cyanyu. Mu gihe cyanyu twebwe ntabwo twakundaga ibintu, twakundaga umuntu. Ku buryo umuntu yazaga nta nzu, nta n'ibyari bihari. Nta n'ibyari bihari. Oya, byari bihari. Nta byabaga bihari. Kera mwabaga mufite amasambu, n'abantu bazaga bacumbika. Ntayo, bamwe banakuze bari mu nkambi, bari mu mpunzi. Bamwe banakuze nta kintu gifatika bafite. Ariko bagakundana bakabana, kandi ibintu bikaza nyuma. So rero ibintu nibishaka. Bibiliya natubwira ngo dushaka ubwami bw'Imana, ibindi byose tuzabyongererwa. Dushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka. Ibintu byose tuzabyongererwa. Sibyo? Rero no kuvuga ngo kubizera mujye mwishakira ubwami bw'Imana, ubundi mukore choice nzima muhereye ku rukundo. Erega mbanza reka nkubwire, njya nkunda kubwira abantu ngo ikintu cyonyine wazana muri uyu mushinga wo kubaka, wazana urukundo. Urukundo rukaba ari umusingi, kandi umusingi iyo ni urufatiro. Uru rufatiro ari urwo musingi uzakenera amatafari, kuko umusingi ni amabuye, kandi burya amabuye ntameneka, amabuye arakomera. Rero umusingi mwiza, inzu ikomeye. Nuvuga ngo niba nshyizeho umusingi w'urukundo, akaba ntangirana umugabo akawuzana, nanjye nkawuzana, nta kindi kintu, ibindi nibishakwa. Nuvuga ngo itafari ryo kubaka urugo ni urukundo, icyambere n'umusingi, then itafari yo kubaka urugo ni ibyo byose, ayo mafaranga, kuzuzanya, koroherana, gucanana bugufi, ibyo byose ni amatafari dushyira kuri iyo fondasiyo, sibyo? Kugira ngo urugo rushobore gukomera. Ariko iyo uhereye ku bintu, ni nko guhera hejuru ukavuga ko ibintu birangiye, kuko urumva uraje wuzuye mu bintu birangiye. Reka nkwe nk'urugero, hari umuntu wigeze kuba akorera kuri Goma, afite uruganda rukora imigati, amaze gukomera pe, amaze gukira, ikirunga kiraruka kiragenda gitwikira rwa ruganda, nta n'akantu kamwe kasigaye. N'abantu bari bafite amazu, mwarabibonye ko yose yapfuye, yose agasenyuka. Bivuze iki rero? Ushobora kwiringira ibintu, ukiringira inzu y'uwo mugabo, ukiringira imodoka, ukiringira business, ikirunga kikaba cyaza kikabirukira kikabiva. Ubwo so uwo mugabo ukimukunze kandi ari byo wakunze. Rero kuri jewe nakumva nabagira inama kugira ngo mujye mukunda abantu abo bari bo, umuntu ubona uzaguha amahoro, umuntu ubona mwafatanya mu kubaka, ugakora nawe agakora, mukagira ibyo mugeraho, ari muri mu mahoro. Ariko kureba ku bintu, kureba igihagararo, kureba ubwiza, ni nko kumbwira ngo umukobwa mwiza cyangwa umusore mwiza bajya bavuga ngo dark and handsome, tall and dark and handsome, ngo wirabura muremure. So ibyo byose ntago byubaka. Kuba uri muremure, kuba uri mwiza, kuba uri igishongore, ntago byubaka. Ntago byubaka urugo. None se umugore mwiza uzajya umureba muri salo gusa unezerwe, gusa byubake? Ugira ubuntu ashobora kuba ari mwiza kandi akaba afite n'umutima mwiza kandi akaba kubaha. Ni byiza pe kugira umugore mwiza. Ni byiza kugira umugabo mwiza rwose, muremure wiwe mwiza cyane, ni byiza. Ariko hari n'igihe ushobora kugira umugabo ubwiza bwe ntacyo buri bushyire ku meza, sibyo? Aho ugasanga yenda biraguteza n'igihombo, inkumi ziraza zikurikiye bwa bwiza, sibyo? Ugasanga uririrwa umutima ukurya, urwana n'abaje kukonera. Rero ibyo byose simvuze ngo abagabo beza bazangwe cyangwa abagore beza bazangwe, oya. Ako kantu rero uvuze ati ko ku meza,
ni nako rero abantu basigaye barebaho n'ubu ngubu yego kureba umwiza nta nubwo bikiri oya reka nkubwire igihe cyacu cyangwa igihe cya mbere cyane igihe cya kera warebaga umugabo nyine ushoboye gutunga urugo kuko abagore ba kera ntabwo bari bemerewe gukora byari nk'itegeko niyo ngira ngo bajya gukora bakonaga ko uri nk'umusazi wagomba kuba uri mu rugo wagomba kuba uri mu rugo umugabo akajya guhiga akaza ari naho twakuye isahane ya papa n'intebe ya papa kubera ko abagore babaga bicaye aho akajya aho ngaho agakora imirimo yo mu rugo gusa sibyo cyane ko nta n'abakozi babagaho umugabo nawe akajya guhiga akajya gushakisha amafaranga akaza mukabaho sibyo ari n'abajya gupagasa iyo kure agasiga umugore iyo ngiyo akazagaruka avuye gupagasa wa mugani akazana udufaranga akazana ibyo kurya akagira gute so rero ubu ngubu twese turapagasa umugore ajya gukora umugabo akajya gukora twese muri make duhurira aho ngaho twese tuvuye gupagasa rero niyo mpamvu umushinga w'urukundo wenyine ari ukenewe kuko iby'amafaranga n'abagore basigaye bayakora n'abagabo basigaye bayakora ni ukuvuga ngo mu mpande zombi imitungire y'urugo ni ukuzuzanya kuko niba wishyuye renti ngewe ndagura ibyo kurya mu rugo sibyo ibyo byose rero birakwereka ko nta mugore ukireba umugabo kubera ko afite akazi cyangwa nta mugabo ukireba umugore ngo kubera ko afite icyo gukora oya reka nkubwire rero mbanza abantu bose barambagiza bitandukanye abantu bakunda bitandukanye kandi abantu bateye nanone bitandukanye ikindi ibyo byo yakunda ku musore cyangwa akunda ku nkumi ntabwo ari byo mbanza akunda rero kubera ko twavutse bitandukanye dukura bitandukanye dushaka bitandukanye turambagiza bitandukanye umuntu wese afite uko arambagiza gusa hari ingingo z'ingenzi nta muntu wese wakwifuza gushaka umukobwa w'umusambanyikazi cyangwa umusore w'umushurashuzi abantu bose bakeneye umuntu utagana aho hantu nta muntu wakwifuza kurongorwa n'umugabo w'umujura cyangwa n'umugore w'umujurakazi ibyo byose ni imico mibi igaragarira amaso yuko atari ikintu cyiza cyo kuba waheraho mu itangiriro ryawe ry'urukundo kugira ngo ugihereho ku muntu umeze gutyo so umuntu wese rero yifuza gutangira umushinga w'urugo n'umuntu mwiza yumva yifuza umutima we ahubwo icyo wifuza wowe cyangwa icyo nifuza nicyo naheraho cyangwa waheraho utoranya uwo muzashakana kandi icyo wifuza nicyo nifuza nkanjye ubu noneho mbajije ntabwo nzi icyo ari cyo ariko hari ingingo z'ingenzi ureba umukobwa ubona mwashobora kubakana urugo umukobwa ubona uramutse urugo rushonje ko yakwihangana umukobwa ubona uvuze uti ibyo byose ntafite akazi uyu ndabona yavamo umugore ushobora kugerageza akaba yanahinga cyangwa se agacuruza agataro ariko tukabaho umukobwa utari mu birere cyane mbega ubuzima bwose ko ashaka kubamo ndabizi ko bitoroshye kugira ngo urebere umuntu inyuma umenye ko ibyo bintu byashoboka ariko umuntu wese mu rwego rwose arimo cyangwa uko ameze kose afite ibyo aheraho ashaka kubaka urugo ibyo rero ushaka guheraho unkurikira nibyo n'ubundi waheraho ushaka umugeni ariko ukareba ingingo z'ingenzi mbi cyane uzibonye ujya uhunga nihunga udapfa sibyo kuko nutwara umusinzi uzajya kumuheka mu kabari mutarabyara n'imfura ndumva atari rwo rugushaka cyangwa se umugore wawe nawe ari umusinzikazi urwo rugo si rugushaka rero umuntu wese yifuza kubaka urugo rw'icyitegererezo kuko rurimo urukundo urugo rurangwa no kwihangana kandi ibyo byose tubigeraho twashishoje mu mirambagirize yacu rero icyo nabifuriza ni ukushishoza ukamenya icyo ushaka niba ari cyo ugiye kubona ikindi wihutira ngo wirukanka fata mu ntanga reka ngende mufate na n'akarareba oya uwo mugore batanguranwa cyangwa uwo mugabo batanguranwa ndumva atari we take your time urambagize utuje niba ari n'undi umushaka muhe time yenda nibashaka banamujyanye kuko ntabwo ari we mukobwa wenyine wavutse hari n'abandi bavutse abageni beza barahari abagabo beza barahari ariko ikisabwa ni ukwitonda mu mihitanire muko muhitanamo kandi noneho ntabwo kera baduhitagamo ariko ubu ngubu natwe tugomba guhitamo sibyo kuko ubu ngubu natwe
umugabo aragushaka ariko akaba azi ko nawe hari icyo uzazana, hari icyo uzakora. Ni ukuvuga rero ngo niba nshatse umugabo ampisemo kubera ko ambonamo ubushobozi, nanjye ngomba kumuhitamo mbona ko mubonamo ubushobozi tuzafatanya tukagira icyo tugeraho. Simvuga ubushobozi bw'ibifatika kuvuga ngo ufite amazu, ufite amamodoka, byose nibishira. Ni ukureba gusa karakita yawe nzayishobora, sibyo? Hari izo iz'umudamu yashobora akihangana, nawe hari izo washobora ku mudamu ukihangana. Ubonye ibyo bintu akanya mu maranye, ubona ko wabyihanganira, numva wamuhitamo mukabana, kuko icyambere nakubwiye ko ari ugutangiza umushinga w'urukundo, ariko noneho ukaba afite n'impano yo kwihangana, kuko ibuka uba waravuye ahantu nawe yaravuye ahandi mugahura kugira ngo mwubake urugo. Ni ukuvuga rero ngo igihe muhuye hari ibintu byinshi bizaza utari witeguye, ukabitangira kubibona yenda mu mirambagirize yanyu utabonye, sibyo? Imico n'imyifatire, kurakazwa n'ubusa, gukimbirana, umugabo yavuga yenda ukazamura ijwi, cyangwa se umugore yavuga nawe ukazamura indi, cyangwa se ugasanga imikemurire y'ibibazo muhuye nabyo biratandukanye n'ibyo umugabo yibwiraga cyangwa n'umugore yibwiraga. Ibyo byose rero iyo udafite umuntu ufite impano yo kwihangana, hari igihe byanga, ugasanga urugo rusenyutse mwitangira. Kandi nyamara urukundo rurahari, byose birahari, ariko habuze impano yo kwihangana kugira ngo wihanganire ibyo byose nyine bitugerageza. Kuko iyo wihanganye ibyo byose bikugerageza cyangwa bigerageza urugo rwawe, igihe cyo kugeragezwa iyo gishize haza n'igihe kindi cyiza, bigatuma mwabana kandi mugakomeza urugendo rw'umushinga wo kubaka urugo rwanyu no kubaka umuryango. Ndabashimiye cyane rero. Tugana ku musozo, ndabizi ko iki kiganiro cyunguye abantu benshi kandi cyunguye urubyiruko rwinshi. Akenshi nyine tujya twibaza ibi bintu umuntu abinyuza he, bizaca he, ariko twumvishe ko ibintu ni ibishira, ahubwo ugomba kureba umuntu ushobora kureba uburyo mwakubakana ibintu kabisa ku buryo byahama. Yego. Rero akenshi tureba ku bifatika, kandi bifatika nyine kugira ngo wikubirebaho bisaba imbaraga zidasanzwe. So rero ndikumva dusoza. Imbaraga z'Imana. Ni imbaraga z'Imana. Ariko nongere nkubwira nanone, natanya kubwira buriya urugo rukomeye cyangwa urugo ruzakomera cyangwa se amahitamo meza yose ashingira no ku Mana, kubemera. Kuko iyo nk'urugero umukobwa wahitamo yenda atinya Imana, bitandukanye n'umukobwa udatinya Imana. Umukobwa uzagira ikibazo akajya mu itorero, n'uzagira ikibazo akajya mu bapfumu, biratandukanye, sibyo? Kuko umukobwa azagira ikibazo yenda ajye mu bapfumu, usanga azanye ibyangwa n'amaso y'Imana, usanga azanye umuvumo mu muryango. Ariko umukobwa uzagira ikibazo mu rugo rwe akirukanyira gusenga, akirukanyira gupfukama, atandukanye. Rero biba byiza guhitamo nanone ushingiye mu myemerere yawe, bijya biba byiza. Kuko igihe mugeze mu gihenda cyo kutumvikana mu rugo ko kijya kigera kuri bamwe, iyo hari abageze muri icyo gihe mugiraho mwirukanyira ku bakozi b'Imana, mwirukanyira kwa Marine na Pare, mwirukanyira ku bantu bashobora kubafasha, kandi mukabona uburyo bwo gukemura cya kibazo. Rero biba byiza gukora amahitamo yawe ushingiye yenda mu myemerere yawe, cyangwa no mukundana imyemerere ye, bijya bifasha cyane. Ariko n'abatemera, badafite ibyo bemera, nanone bashingiye ku rukundo, kareba umukobwa ko imyitwarire ye yumva imunejeje, numva nabyo ntacyo bitwaye kubatemera. Rero byose bifatanyiriza no kutuzanira ibyiza. Gusa icyo nababwira ni uko abakobwa barahari, abasore barahari, mwigira ubwoba. Harimo abantu bavuga nta bagore bagihari, nta bagabo bagihari, ariko ikindi nanone tubibutse, bakobwa beza, mureke gushyuhaguza, mureke gukora ibyangwa n'amaso y'Imana mutarashaka. Ntabwo ari byiza, ntabwo ari byiza ko n'umuvumo wayizaniye. Kuko buriya ubushakashatsi ku bakoze abantu bahura n'abagabo benshi, buri mugabo hari icyo agusigaho, na buri mugore iyo muhuye hari icyo agusigamo. Ni ukuvuga ngo hari abasore bagendana abakobwa nk'igihumbi muri bo, n'abakobwa bagendana abasore nk'igihumbi muri bo. Si byiza rero ko kwiyangiza, kuko usiga uruhererekane rubi rw'umuryango wawe. Ugasanga umwana wawe azaba umusambanyi, cyangwa se azaba umujura, cyangwa azaba iki. Ibintu nk'ibyo bibi byose mu bihungi. Muba abari babereye u Rwanda, bazira icyaha, batinya icyaha, ahubwo gusa bubaha Imana. N'abasore beza batinya Imana, bubaha Imana, batinya icyaha. Kuko nanone ntacyo bimaze, n'impamvu abana bacu batagishaka gushaka gutyo, ntacyo bashakira. None se niba umusore ashaka amubona, niba inkumi ashaka ayibona,
none se ararongorera iki? Kera bashakaga kare hakiri kare kubera iki? Kubera ko ntabwo ibyo bintu babaga babizi, babaga bafite amatsiko, bavuga turashaka gushaka turebe ibiriyo. Ariko ubu ngubu nta matsiko agihari, kuko agaseke gapfundikiye gatera amatsiko. Ubu agaseke baragapfunduye. Rero Imana itubabarire cyane, ibabarire abana bacu, ibabarire urubyiruko, ariko nabasanga umusure ku rufatiro rwa Yesu Kristo, mwongere mube abari beza babereye u Rwanda, mwongere mube abasore beza babereye igihugu, tureke ubwomanzi n'uburara. Bana beza rwose turabinginze, mureke ibintu by'ubwomanzi, mureke ibintu by'uburara, mube icyitegererezo cy'abarumuna banyu, kugira ngo namwe abababona ibyiza mukora, ababona imyitwarire yanyu nabo bazabikore. Ariko bakana karatangira kagira imyaka 12 kakambare ipantaro igera aha, ikarisi igeze aha, agakobwa gato gatangiye kwishyira utuntu ku mukondo, bivuze ko karimo karabona, ukabona ari nk'utwana njya mbona tubyina, ukabona karatigisa ubuno bya bindi babona indirimbo ku ma social media n'ahandi. Izi ndirimbo nazo zihimbwa n'abajeni bacu, harimo zimwe nazo ubona ko ari rukozasoni, ariko kuko ari byo abantu bakunda nyine nibyo babaha. Rero ibyo byose sindimo kubipfobya ko wabyemera, ariko ibyo byose nanone bituma urubyiruko ruraruka, sinzi uko nabyita. Ndumva ari byo nagusubiza. Ndabashimiye cyane rero kubw'ikiganiro mwaduhaye, kandi ndabizi ko twakwema ibintu byinshi cyane. Byumvikane ni ukwirinda no gushishoza kugira ngo twubake ibintu bizima. So rero ndabashimiye cyane, Imana ibahe umugisha. Imana iguhe umugisha. Shalom shalom kubadukurikira, Imana ikomeze kubaganzaho. Shalom.